Bakunzi ibiganiro by'umugati w'ubugingo, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu aho muherereye hose. Nshima Imana nanone kubwo gufata umwanya kongera mukaza kuri uyu muyoboro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nongera gushimira abantu bose mwakoze subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu. Rero nkuko twabibabwiye, intumbero dufite kuri uyu muyoboro ni ukugaburira ubwoko bw'Imana uko Mwuka Wera dushoboje binyuze mu ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bishobora gufasha umubiri wa Kristo. Rero nagira ngo dukomereze aho, ariko reka nsenge hanyuma dukomeze inyigisho zacu. Mwami Imana yacu, ndagushimiye kubw'amahirwe wongeye kumpa kugira ngo nze gusangira n'ubwoko bwawe kuri aya meza yera. Waratubwiye ngo ameza yawe saye igisuzuguriro. Ndagushima ko waduhaye umwanya kugira ngo dutekereze kandi tubifashijwe n'Umwuka wawe wera. Nagira ngo Umwuka Wera ufashe kugira ngo dufashe twese n'abana bawe tubwire icyo tuvana hano, ntabari kureba gusa, ntabarije, ahubwo Mwami izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mwami kwemera kubana natwe kuri uyu munsi mwiza. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose, amen. Ndakomereza rero twari twatangiye kwiga igitabo cy'abacamanza. Mu kwiga abacamanza uko ari 8, uyu munsi rero nagira ngo dukomereze ku witwa Ehudi. Twigiye hamwe uwitwa Otinieli, uburyo Imana yamuhagurukije kugira ngo abe umuvunyi ku bwoko bwa Isirayeli bumaze kwibagira Imana. Mvuze mu ncamake, ariko Imana ikaba yarabasigiye intambara zimwe kugira ngo babashe kwiga bavemo abantu bakomeye nabo bashima Imana biboneye batabwiwe n'ababanjirije. Yesu ashimwe. Rero uyu munsi turakomeza ku gice cya 3 twige umucamanza witwa Ehudi. Dusomere hamwe, ni inkuru iryoshe kumva. Nongera mbibutsa ko Bibiliya ubundi kera byabaga ari inkuru babwira abantu nabo bakazibwira abandi, kandi umuntu yumubwiye inkuru ntayibagira. Icyo tugamije rero nicyo turi buvanemo uko Mwuka Wera ari butubwire. Ni inkuru ariko irimo inyigisho. Yesu raraguha umugisha. Ushobora gufata Bibiliya yawe cyangwa ukanyumva, nubwo ikinyarwanda cyanjye rimwe na rimwe kitaba kimeze neza, ariko Mwuka Wera ndumva ko ari bugusobanurire. Yesu aguha umugisha rero. Nagira ngo dufate Bibiliya zacu dusome mu Bacamanza 3 umurongo wa 12, tugende dusoma twiga. Haleluya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Ehudi abakiza amaboko y'Abamowabu. Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abaha Eguroni umwami w'Imowabu amaboko yo kurwanya Abisirayeli, kuko bari bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Yitabariza Abamori n'Abameleki batera Abisirayeli barabanesha, bahindura umudugudu w'imikindo. Nuko Abisirayeli bakorera Eguroni umwami w'Imowabu uburetwa imyaka 18. Turibuka ko Otinieli amaze gutsinda bahise bagira amahoro, ariko ku gice cyacu ku murongo wa 12 haratubwiye ngo bahise bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Rero nuko nkunda kubivuga mu abantu dufite kamere yo kwibagira, ariko twibuka ko intumbero y'abacamanza ko ari kugira ngo abantu ubwoko bw'Imana bubashe kugira icyo nakwita experience ubuzima bwabo bwite cyabo batabwiwe n'abandi, kugira ngo bahavane ubuhamya bwo kugira ngo bavuge Imana biboneye kandi bigiye. Si ukuvuga ngo Imana iduha ubugingo kugira ngo tubabare, si iby'ibigambire. Tuzi ko idufitiye umugambi mwiza uw'amahoro wo kunesha, ariko hari igihe kureba bikakureka avuga ngo uyu muntu ntamunyujije ahantu, ngiye kuhamunyuza kugira ngo azakomere acyare amere nk'icumuri cyaye kugira ngo abashe kuzafasha abandi. Yesu ashimwe. Ngendere kuri intumbero rero y'intu, ni ukuvuga ngo bageze Imowabu rero bongera kwibagira Imana. Imana rero yahagurutse umwami mubi ubatwaza ibitugu, ubatsikamira. Abisirayeli bongera kugubwa nabi. Imyaka ingahe bene data? 18. Umwaka umwe wonye n'umuntu amerewe nabi biba ari ibintu bikomeye cyane. Tekereza rero imyaka 18. Umwami rero w'Imowabu abamerera nabi. Umurongo wa 15 ngo hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka, abahagurukiriza umuvunyi Ehudi mwene Gera w'Umubenyamini. Haleluya. Imana ireba mu muryango wa Benyamini, ihagurutse undi muvunyi witwaga Ehudi atwarira imoso. Haleluya. Mu Bisirayeli sinzi, ariko ntanarebe kuri bo, ubundi gutwaza imoso si ibintu tumenyereye cyane mu bantu. Iyo umuntu atwaza imoso kera ahubwo babonaga ufite ubumuga budasanzwe, ariko ndakeka ko yari afite ubumuga ahari, ariko ngo agakoresha imoso, ngo Imana iramutoranya. Wari uzi ko Imana ishobora kugutora
kugira ngo itabara ubwoko bw'Imana. Kuko Imana yahagurukije Ehudi, nuko Imana ibikunda abana bayo igashaka kugira ngo ibakize uburetwa ubwo ari bwo bwose. Sinzi uburetwa rero urimo uyu munsi ushobora kumva ngo nta mahoro mfite, merewe nayo. Kuba mu buretwa no kuvuga ngo ni ahantu buri cyangwa se igihe urimwo cyatewe wenda n'ibihe biguturutseho, cyangwa Imana yashatse kunyuramo kugira ngo ubashe kugira gute kwiga. Yesu ashimwe. Uburetwa rero si ikintu cyiza. Imana rero ngo yumvise gutakamba kwabo. Ni byiza rero gutakamba, guhamagara Imana, ko twarabyize ko mu gihe cya Mose ngo Abisirayeli batakiye Imana, Imana ibahagurukiriza Mose kugira ngo agende abavane hehe kwa Farawo kugira ngo bagende. Imana ibwira Mose ngo numvise gutaka kw'abana banjye n'imiriho bafite, sinzi iminiho ufite cyangwa se imiriho ufite, nagira ngo mubwire ko Imana iyo uyitabaje iragusubiza. Niko twavuze muri Yeremiya 33:3 uravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye iby'amaso yawe atarabona, iby'amatwi yawe atarumva. Imana yacu ni intwari ku rugamba, igihe cyose tuyitabaje rero iratabara. Ariko rero Imana ngo yatoranije Ehudi w'umubenyamini. Benyamini nibaza ko wari umuryango muto cyane mu bana ba Yakobo, ariko Imana ngo imuhitamo ikirenzeho. Yari afite inenge, icyo nakwita ngo ni inenge. Ariko rero nagira ngo ubwire ko Imana itareba nk'abantu. Urashobora kwibaza ngo ese kuki Imana itarebye uwundi mu Bisirayeli udafite inenge, yatoye ufite imoso? Imana rega yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagisangira n'umwana w'umuntu. Imana ifata ibinyantege nke igakoresha ibikomeye ibinyantege nke kugira ngo icishe bugufi ibyishira hejuru. Imana rero yatoye Ehudi rero ngo araza. Dusomye ku murongo wa 16, maze Ehudi yicurishiriza inkota ya mugi abiri iresha n'ukuboko n'umukono umwe, ayambara ku itako ry'iburyo, ayirenzaho imyambaro ye. Ageze ku mwami, Yesu ashimwe, ndakeka kuri murasoma, agezeyo aho Eguroni umwami w'Imowabu ari, amuha izo ndabukirano. Haleluya. Bamuhaye indabukirano ngo ajye kumureba. Tuzi ko umwami yajyaga asurwa. Rero ukuvuga ngo yarebye inzira yacamwe no kujya kureba umwami kugira ngo abashe gukora icyo Imana imutegetse. Bene data, ntabwo tuzica abantu. Ntabwo mvuze ngo Imana ishobora kuguhagurutsa ngo ufate icyo umugende wica abantu, kuko ibyo ntitubyemerewe. Iyo tuvuga inkuru aba ari ibintu bya kera byabayeho, ariko uburyo tubica cyangwa se dukuraho ikibi nuko Imana ibishaka kudutuma ahantu hari umwuka utsikamiye abantu, tugakoresha inkota y'ijambo ry'Imana. N'ubu hari ibintu bishobora gupfa kubera wumvise ijambo ry'Imana, umuntu akamera nk'upfuye muri we kubera ijambo ry'Imana. Ehudi rero Imana imuhagurutsa ajyanye icumu, agiye kureba umwami. Haleluya. Hari igihe Imana izagufungurira amarembo kugira ngo ikugeze ibwami, igutuma aho abandi badashobora kugenda. Ese umwami ko yasurwaga n'abandi benshi, agasurwa n'abantu batandukanye, kuko bose atari ko bajyanye icumu. Kuvuga ngo Imana yari yamutoranije mu bandi agenda akore igikorwa runaka ahantu runaka. Ntabwo igihe cyose Imana izagukingurira imiryango ngo ugende urye, yari kugenda akarya akanya akavuga atari kuzi ko nageze ibwami, akiraramira. Ariko yagiye afite intumbero runaka, misiyo runaka, ngo bari bamuhaye ibintu ashira umwami, ariko agerayo ngo yitwaza icumu, afite indi strategy cyangwa se indi nzira kugira ngo abashe gucunga ubwoko bwa Isirayeli. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 19 ndagenda simbuka. Ariko we ageze mu nganzo z'Igihugari arikimirana, ageze ibwami abwira umwami ati, Nyagasani, ngufitiye ubutumwa nakubwira twiherereye. Imana uyu munsi igwe strategy. Haleluya. Iyo umaze kumenya icyambere cy'Imana yagutumye, iguha n'ubwenge ikakuzuza. Turibuka kwihagurukije Gideon, amubwiye ngo Gideon, haguruka uko imbaraga zawe zingana, ugende ukore, ngo sijye ugutumye, sijye ubikwibwiriye. Uyu munsi Imana ishobora gukoresha wowe nyine wireba nka Ehudi, ukavuga ngo ntabwo mfite imbaraga, sinzi no kuvuga. Ariko Imana niba yakujyanye ibwami, hari abatumye ibwami, hari n'abatumwa ahandi. Bene data, ubuntu bwose twahawe twemerewe kubukoresha. We yagiye ubuntu bwo kwinjira ibwami. Amaze kugenda rero ngo yitwazwa, amubwira umwami ati, ngufitiye ubutumwa biturutse ku Uwiteka. Umwami rero arishima. Haleluya. Nawe ati, ni muceceke. Umwami acecekesha abantu bose bari kumwe. Abari kumwe nawe bariheza, nuko barababisa. Ku murongo wa 20, nuko Ehudi aramwegera aho yari yicaye wenyine mu nzu irimo amafu. Ehudi aravuga ati, ngufitiye ubutumwa bw'Imana. Nuko Eguroni ahaguruka ku ntebe ye. Ehudi arambura ukuboko kw'ibumoso. Haleluya. Akura inkoto
akura inkota ku itako ry'iburyo ayitikura ku nda, kandi ikirindi kirinjira nayo ibinure birayirengera ntiyayikuramo, isohokera mu mugongo. Urumva umwami yaranibyibuye, yarariye cyane ariko aryamye, ariko ubwoko bw'Imana busikamiwe. Nagira nkubwire ko Imana ishobora kuguhagurutsa kubw'impamvu runaka kugira ngo ugende uko, ariko hari uruta Ehudi ishaka kubabwira, nawe yari afite defo Bibiliya ishobora kutubwira. Reka dusome byanyibukije ijambo riri muri Yesaya 52 umurongo wa 14, aho batubwira neza uburyo umwami wacu Yesu Kristo yaje kuducungura. Mu maso y'Abisirayeli ntiyari yemewe, yari ameze bamwitaga ngo Yosefu mwene Mariya, ngo nakungu Yesu mwene Mariya, ese aje gukora iki? Bakumva ntibemeye ko ari Masiya, bakareba ibintu byose bitagenda kuri. Ntuzatanga rero Imana iguhamagaye ikagushira ahantu abandi badashoboye kugera, ariko ugahora ufite abantu babona ibintu bitagenda kuri wewe. Yesu rero Bibiliya atubwira hano Yesaya 52 umurongo wa 14 haravuga ngo nk'uko benshi bamutangariraga kuko mu maso ye hononekaye ntiyase naho umuntu, ngo n'ishusho ye yononekaye nise n'iy'abana b'abantu. Wari uzi ko Yesu yigeze kugera igihe mu maso he kubera gukubitwa, mu maso ye yigeze gutakaza ishusho? Ubwo se kuki mbivuze? Nshatse kukubwira ko n'umwami wacu hari ibyo yabonyeho bitagenda. Na Ehudi icyo kimwe nuko nyine Abisirayeli bashobora kuba bibazaga ngo ese kiriya kimuga kigiye he, ariko ndashaka kubwira ko Imana yamukinguriye irembo yo kugera ibwami aho abandi batagera. Amaze kuhagera ngo afate icumu rye. Bibiliya irongera ikatubwira uburyo Nehemiya yubatse inzu y'Imana, ngo inkike z'i Yerusalemu ngo yari afite icumu rye, ngo yubaka rifite. Nagira nkubwire ko icumu ryawe ni Imana yaguhaye, n'ubushobozi Imana yaguhaye bwo gukora icyo abandi badashoboye gukora, ariko ikanagucira inzira. Twahawe ubuntu budasa, ariko agakiza n'ubuntu. Ubuntu wahawe ugomba kubukoresha. Ngo yubakaga ngo afite icumu ngo kwita korye. Haleluya. Icumu ryawe rero ntirikabura amaraso, ntirikabura ikintu byica, ariko twongera kuvuga ko tutica abantu. Yesu rero ngo yagize mu maso habi. Ni ibiki ushobora kubona ko ukavuga ibi ntibigenda, si mwiza? Abantu bose bahamagawe bahora bafite impamvu zituma babona ngo ntibakwiriye, ariko Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko ni inyacyubahiro. Ntabwo umuntu wese apfa kujya mu bintu by'Imana abona ko yujuje, ariko Imana idusaba iki? Kugenda uko twahamagawe, tugakora icyo yatubwiye, tukagirirwa ubuntu. Nk'ubu Ehudi yari afite bwo kujya ibwami. Sinzi ibwami bwawe imiryango Imana igukinguriye, ariko nagira nkubwire ntutakaze intumbero Ehudi we. Niba Imana iguhagurukije nka Ehudi, ugenda utarebye uko bimeze, wowe icyo ugiye kujyana ni icy'umuryango. Umwami arababwira ngo nimwigireyo twicarana ahantu heza, ahantu hari akayaga, kugira ngo ubashe gutsemba icyo kintu cyose gitsikamiye ubwoko bwawe. Iyo mvuga gusikamira ubwoko bwawe, mvuga nk'ikibazo kigeramiye mwene so igihugu cyawe. Nk'ubu turi mu gihe cya corona, ariko Imana iragusaba kwinjira mu marembo yawe ugakora icyo ugomba gukora. Niba hari umuntu ufasha, ugende umufashe. Niba hari ijambo ufite ryakomeza abantu muri iki gihe, urivuge. Iryo ni ryo cumi Imana iguhaye. Rero Imana ikeneye abantu bahaguruka nka Ehudi, bakoresha ibyo bashoboye. Ngo arafite imoso, iryo cumu rye rero ariterura, aragenda, arangije ngo aricumita umwami arapfa. Kuki rero twizeye Ehudi uyu munsi? Twamwize rero nk'umuntu Imana yagurukije mu gihe cy'itsikamirwa cy'abantu. Ni ibiki urimo urabona bitsikamiye ubwoko bwawe, umuryango wawe, igihugu cyawe? Ni ikihe kintu wumva Imana imwe iragutuma ariko ukumva ntushoboye kugenda? Ariko nagira nkubwire ngo nturebe ubumuga ufite, ariko haguruka, kuko Imana yakwicaritse n'abami ikaguha ubuntu abandi badafite. Ubikoreshe nk'uko wabihawe, hanyuma utsinde umwansi, umutsembe icumu mu rubavu. Hanyuma narangiza ngo umwami yarapfuye, inkuru ukomeze uyisome. Ntabwo twasoma Bibiliya ngo tuyirangize, ariko mu ncamake icyo twigiye kuri Ehudi nuko yahagurutse kubw'umugambi w'Imana wo kugira ngo icungure ubwoko bwa Isirayeli bavane mu gutsikamirwa, ariko ngo bamaze imyaka 80. Nukomeza ugasoma hariya ku murongo, reka amasomo aho ngaho kugira ngo turangirize aho tunasenga. Bibiliya tubwira ngo babayeho imyaka 80. Haleluya. Imyaka 80 bafite amahoro n'ibyishimo, banezerewe. Ndagira nkubwire ko Imana igifite ba Ehudi ishaka gutuma. Ehudi ushobora kuba ari wowe.
Ehudi ushobora kuba ari we Imana ihagurukije nk'uko yahagurukije Gideon, nawe tuzamwiga mu bandi. Nagira ngo dusenge mubwira ko Ehudi ni ikigeranyo cya Kristo, ngo nawe yari afite ishusho idashobora kuboneka, ariko nawe nturebe ku bitagenda. Ariko Yesu ngo yarihanganye, ngo yagiye nk'intama bajyana kubaga. Ehudi nawe ntiyarazi niba bari abagabo bacuze urugi rw'umwami batari bumwice cyangwa se batari bumugirire nabi, ariko yakoresheje ubwenge Imana imuhaye, ngo arangije ngo aramukingirana, arangije ariruka aragenda. Amaze kugenda, Imana iha Abisirayeli amahoro. Nagira ngo uhaguruke nawe nka Ehudi mu gihe nk'iki. Yesu aduhana umugisha. Reka dusengere hamwe uyu munsi. Mana yanjye, ndagushimiye ko Imana idufitiye umugambi mwiza. Urakoze kubwa Ehudi twize uyu munsi, umuhagurukije nk'umuvunyi mu gihe gikwiriye. Ndagushimira umuntu wese arimo kundeba uyu munsi, nawe ni igihe cye. Habayeho ba Ehudi, habaho ba Otinyeli n'abandi bazaza, ariko ndagushimira abantu bazima bari ahangaha, abana bawe bifuza guhaguruka aho batumye. Ndagushimira amarembo bakinguriye y'ibwami, ndagushimira aho bakinguriye hose. Reka ubahe kugenda batarebye ngo nkoresha imoso, ngo mugaye ahangaha, ariko ubahe kwitwaza icumu ry'ijambo ryawe, ngo ijambo ryawe n'icumu rifite amujya abiri. Mana ndakwinginze kugira ngo abe ariryo dukoresha. Urakoze rero kubw'aka kanya keza uduhaye, icyubahiro kibi cyabo n'iteka ryose. Amen. Murakoze cyane gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ushobora kuba uzi undi muntu akeneye gufashwa na buno butumwa, ushobora kumwoherereza mu gihe nk'iki. Ubwoko bw'Imana bukeneye ijambo ry'Imana. Yesu aguhe umugisha. Amen.